inshingano za chef guide. Mu by'ukuri chef guide ni ijambo ry'igifaransa. Iyo uvuze mu cyongereza bavuga master guide, iyo uvuze mu kinyarwanda baragenekereje babigira ngo ni umuyobozi mukuru. Ariko buriya hari akantu navuga kabuzeho. Umuyobozi mukuru wiki, umuyobozi mukuru w'urubyiruko, yego, cyangwa umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'urubyiruko. Ari nayo mpamvu hari bamwe batangira kuvuga ariko ngo namwe mwarakabije ngo master guide ni Yesu. Natwe turabizi mujye mubavuga ko muri abayobozi bakuru b'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa kangahe, ariko ari n'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ntabwo ari urubyiruko. Hari ibyo nakwita condition, hari ibintu bigomba kuba bihari kugira ngo umuntu yitwe umuyobozi. Donc hari condition zigomba kuba zihari kugira ngo umuntu yitwe umuyobozi. Uko mutekereza ikintu cya mbere gituma umuntu cyangwa se umuyobozi akenerwa, icya mbere ni iki? Urakoze. Icya mbere ni abayoborwa. Ako mukandike nuvuga ngo ahantu hatari abayoborwa nta muyobozi ugenje gute wo kugira utese. Iyo abo bayoborwa bahari bamaze kuboneka bagira n'imbibi, reka byite gutyo, cyangwa se bagira area, cyangwa bagira ahantu runaka abagira aho bakorera. Kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo urayobora ukagira n'imbibi zawe uyoborera, cyangwa se reka mvuge ngo ukagira n'igihugu uyobora. Yego, buriya hari umugabo unyutsetse cyane, iyo mwumvise ndatangara. Umugabo witwa Nahimana, ngo ni padiri Nahimana, ajya mu Bufaransa, aba mu Bufaransa, ariko nawe yita ngo ni perezida w'u Rwanda. Ntabwo mujya murumva se mwebwe none perezida. Buriya jewe rero nigeze kugera aho perezida yinjira mu cyumba nk'iki ngiki. Perezida nimujya mumwumva nyine mujye mwumva ngo ni perezida, ntabwo ari mugenzi wawe. Ndakubwiye ngo na general iyo agiye kwinjira aho perezida ari bwinjire barabanza bakamusaka. Telefone ntabwo agenza gute, nubwo general fu ntabwo ashobora kwinjirana telefone aho perezida aragenza gute. Kandi muzi umuntu umusaka ni general, ariko umuntu umusaka ashobora gusanga ari na soro, ariko kubera ko agiye aho perezida ari bujye akamanika amaboko akagenza gute, akamusaka. Imodoka perezida agendamo iyo ari kugenda aba afite imodoka nk'ebyiri zisa, ku buryo bitakorera kumenya ngo ari mu yihe. Perezida yagiye guhaguruka i Kigali agiye kuza i Gisenyi, amakamyo yose barayaparika, nta kamyo yongera kugenda muri uriya muhanda hatagira ihirimamo ikamubuza iki, ikabuza perezida gutambuka. Umva, ziriya modoka sinzi niba mwe mwarigeze kuzibona, imodoka zijyana nawe. Hari icyegeranyo nasomye, umuperezida ufite imodoka, ziriya modoka ziba zirimo imbunda, ziba zirimo ibikoresho bishobora kurwana amasaha 3 batarabona ubundi butabazi buvuye ahandi hantu. Nawe warangiza ngo naje ngo ndi perezida, uri kugendesha n'ibirenge, uri kugenda uri kubebera, uri kugigana n'abantu mu isoko. Perezida utagira abayoborwa ntabaho. N'impamvu nyine asuzuguritse yita perezida, ariko akaba asuzuguritse nuko nta bayoborwa agenje gute, nuko nta gihugu afite. Umuntu yigeze kubaza ariko kuri perezida w'u Rwanda uza ngo yashizeho na pasiporo iyo kuva mu y'u Rwanda idaturutse mu Rwanda, iyo ni pasiporo nyabaki. Hari ibyo bita kwikirigita ugaseka, kandi ari mu bwinje gute.
wikirigise ushobora no kwikirigita utarageza no ugomba guseka ugaseka kugira ngo wereke abantu ko nyine wahagejeje. Ibyo rero reka mbabwire ngo nta chef guide, twamaze kumvikana ko chef guide ni umuyobozi mukuru utagira abayobora, uwo ntabaho. Yego chef guide utagira abayobora uwameze nka Nahimana uvuga ngo ni perezida w'u Rwanda ari hehe, ari mu Bufaransa, adashobora no guha n'ibwiriza na rimwe n'umuturage. Ariko perezida Kagame avuze ngo uyu munsi ni tariki ya 8 z'ukwa 10, tariki ya 31 z'ukwa 12 umuhanda uvuye mu Ngomero ukagera ku Kivu uzaba urimo kaburimbo. Ako kanya babikora nko kugenza gute, ko guhura. Ariko umugabo udashobora no gutegeka ngo kura mwico gitambaro gikuremo nawe ngo ni perezida, ntabwo bibaho. Tubyumve muri iyo sanse, umuyobozi agomba kugira abayobora, akagira naho agenze gute, naho abayobore. Ikindi, ubuyobozi bwawe wowe chef guide, ese gutekereza ko ari inde? Ubundi nta muntu wihamagara. Hari umuntu wihamagara? Hari umuntu wihamagara? Ino hari imbuto nyinshi, reka mbaho urugero. Inanasi no zirahaba, oya ibisheke cyane cyane n'imineke. Yego hari natahade wa muneke witwa gute mwa? Kromsheri. Hari umuneke nariye witwa igipurari numvura ryose. Timote bashobora kuba atawuzi, ubwo nawe urakugera aho wageze muri ubu bwatsi. Ni umuneke ujya kuruta kamara. Yego witwaye nka kamara amasenga ariko ni munini. Ikibazo nababaza, uriya muneke uzi kuryoshye? Ntabyuzi. Uriya muneke uzi kuryoshye? Uriya muneke ntabwo uzi kuryoshye pe. Igisheke ubwacu kizi ko kiba mu isukari. Ahubwo abakizi nitwe tugenza gute, tukirya nitwe tumenya ngo burya kiriya gisheke kiraryoshe. Ibisheke bija biryohana ibyo ku gasozi naho ibyo mu gishanga muri mubiritse, ariko ibisheke byo mu gishanga byo niba binazi ko binabaho simbizi, ubwo n'ibindi byatsi bibizi nk'ibyatsi bigenzi byabo. Bivuze ngo rero abantu tuyoboye nibo bakagombye kuduha amanota, nibo bakagombye kuryoherwa, nibo bakagombye kutwita abayobozi, nibo bakagombye kuduha amagarade bitewe n'uko baryohewe n'ibyo twabagejejeho. Yego ubwo rero umuyobozi nyawe, chef guide nyawe, ni chef guide utanga umusaruro, maze wa musaruro ukagera kubo ayoboye. Hanyuma rero kugira ngo nihute nsoze, hari inshingano chef guide ahuriyeho n'abandi. Muri rusange umuyobozi mwiza wese agira inshingano ngiye kubabwira. Inshingano ya mbere y'umuyobozi ni ukuyobora. Kuyobora kugira ngo wenda bitandukane, reka mvuge ngo ni ukwerekeza cyangwa se gutanga icyerekezo, kwereka abandi aho baragenza gute, aho baranyura, aho barerekeza. Inshingano ya kabiri y'umuyobozi, kuri kuko umuyobozi wiyumve ya chef guide, nyuma yo kwerekeza, inshingano ya kabiri ni ukurinda. Kurinda bw'ejo gute, aho uyobora ukaba wakwemera ugatanga ibyo ufite byose, ariko uyobora bakagenza gute, agateka. Niyo mpamvu ubona perezida wiyubashe agira abasirikari ku mupaka, kandi hagira akantu gato bakaba bashobora no kurasa n'amasasu yatunga n'igihugu n'imyaka 5, ariko hatagira umuntu ugenza gute, uhungabana. Umuyobozi mwiza, chef guide muzima, arinda abagenje gute, abayobora. Inshingano ya gatatu ahuriyeho n'abandi bayobozi ni ugukumira. Kugenza gute,
ubwo ni ukuvuga kurinda no gukumira rero. Gukumira ni ukubuza bya bindi kuba, ariko kurinda byo rimwe na rimwe hari ubwo uhangana nabyo ukabisubiza inyuma wahanganye nabyo. Noneho nyuma yo gukumira rero ushobora gukumira ibintu bikagenza gute bikanga. Umugabo muzima mu rugo, iyo reka mvuge ubukene buje mu rugo, buryo umugabo nyawe ntabwo atabana n'umugore, ariko hari abagabo b'ibigoryi agira gutya akavuga ati urusyo ntonda rusyaho, akagenda ntibazamenye iyo yagenje gute, iyo yarengeye ngo kubera inzara yateye. Umugabo muzima rero ararwana agahinga akarima k'igikoni akajya gukora induruburi kugira ngo inzara itagenza gute itaza, ariko niyije ntabwo aturugo ahubwo agenza gute ahangana nabyo. Vuga ngo natwe tugomba kuyobora abantu, dufite aho tuberekeza, twamara kugira aho tuberekeza hagira ibishaka kuza bibasatira tukabarinda. Yego, kwa kurinda rero reka mfate urugero, ni kwa kubwira abana ngo mwabasore kuva ku myaka 18 cyangwa 15 kugeza kuri 21 uzajya wumva umubiri wawe ushabutse, wumva urashushe, wumve imyanya ndangagitsina yawe irimo gushaka kugukoresha. Ukambwira ngo icyo gihe ni cya gihe niwibesha ukagira uwo muhuza ibitsina uzaba ukoze icyaha. Icyo ni kimwe, ariko nanone uzahita usama inda itateganijwe. Gutanga icigisho nk'icyo no kugenza gute, ni ukurinda, turujyana no kugenza gute. Ariko iyo ubonye abasore cyangwa n'abaje bakuze bose bamaze kuba basinda, warangiza ukabicaza. Ndabyibuka ari igitoro ryacu ryabagabo rimeze nk'iri mu kazu yaze, abantu binywera inzoga uko bashatse. Mu ntara y'iwacu ni kera nari nkiri umusore, ariko haje umupasiteri witwa Gasiringiye Biso, umupasiteri muto rwose. N'ejo bundi twarawibona aracyari kwa kundi, ndamubaza ndi kudasaza. Arangije aza mu itorero aravuga tumva rero mbabwire, itorero ry'Imana ntabwo rikwiriye kubamwo inzoga. None uhereye ubu abumva barakomeza kunywa inzoga, mujye hariya abashaka gukora Imana mukareka inzoga mujya. Wabyumvise? Nuko nguko rero. Ubwo rero abantu bageze baravuga ariko si wamugani tuzitwa abakristo dukomeze tube n'abasinzi. Bamwe mu guseka, bamwe barahaguruka bajya ku mwanya wo gukora Imana bakareka inzoga. Abandi bari kusinga ubwo binongo ko nta kantu ko kunywa kabagayo, ngo abantu binongo ko batazi kugira gutegura. Umuntu aravuga muhitemo muri bibiri, murahitamo kimwe nta cya gatatu. Urahitamo kuguma umwe ureka ibyo wakoraga, hanyuma abandi bagenzi gute babikore. Icyo gihe rero ni cyagiye uba wageze mu buryo bwo kugenza gute, bwo kurinda cyangwa gukumira cyangwa no gukemura ikibazo igihe cyaje. Iyo cyamaze kuza ufata ingamba zo kugikemura. Ubwo rero kuvuga ngo gukumira no kubuza abizera kunywa, yego, ariko iyo byanze ufata noneho ingamba ukavuga utumva noneho turabikemura muri ubu buryo. Reka rero tube abayobozi ba nyabo. Nituba abayobozi ba nyabo nuko tuzagira abo tuyobora. Dufite abana benshi, nushaka uzagira umwana umwe umuyobore, ariko witwe ko ufite abugenze gute abo uyobora. Nimushake muzayobora abana 10, namwe muri abashefu bwite 5, ariko mwitwe ko mufite abo mugenje gute abo muyobora. Niba gutora kuyobora je mu itorero uzabura umuyobozi. Abandi rero hari igihe bavuga ngo ubwo rongo umuyobozi ngo ni amoni kubera ko ari bo batoye ubwo twe ntibitureba. Ubwo rongo masagaye namwe murayikuramo. Ariko niba utarayikuramo nawe shaka bugenza gute, shaka buyobora kandi bagenje gute barahari. We kuba umuyobozi wa pirate. Umuyobozi wa pirate rero nutagira abayobora ntagire naho ayoborera. Yego, aho kuyoborera aho barahaduhaye nabo kuyoborwa barahari, mureke tubegeranye
tubigishe kandi nibiba ngombwa baturebereho. Yego niba ngombwa bagenze gute baturebereho, kandi niba tureberaho tuzabashe kubageza mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen.